Gihozo icumbi ry'intimba. imirasire.tv.com. Isabato nziza. Nawe aransubiza ati umunsi w'umunezero. Uko niko musaza wanjye yakomeje yandika iby'iyo nkuru ye n'uwo mukunzi we utakiri muri iyi si y'abazima. Yakomeje agira ati iyo nsuhuzanyo yose nari nyizi, ahubwo n'umutoni wayinyigishije ubwo twari turi mu nzira tuva aho gito yacu yari iri tugera aho urwo rusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi rwari ruri. Iyo nshuti ya Mutoni yarandebye yibuka ko nari meze nk'umurwayi ku munsi wari wabanje. Yambajije uko merewe mubwira ko meze neza, ambaza niba naragiye kwa muganga ndamuhakanira, muteza imigaryo mubwira ko mfite abasirikare b'umubiri bakomeye ku buryo bigoye ko indwara yapfa kumpangara. Ikiganiro twagiranye cyari kiri gushyira Mutoni mu rungabangabo kuko iby'uko njyewe naba nararwaye ntaho yari yarigeze abyumva habe na hamwe. Mutoni yabajije iyo nshuti niba amateraniro y'uwo munsi yarangiye. Mutoni yari ashaka ko tujya gushaka aho twaganirira kugira ngo mbone uko nganira n'uwo mukobwa. Undi yamusubije amubwira ko iyo korari yaba ifite igitaramo nyuma y'ayo materaniro. Yahise andeba arabanza aramwenyura, inseko ye iranyica, nuko arantumira muri icyo gitaramo cya korari yabo. Nta mbaraga nari kubona zituma mpakana. Mutoni yakomeje anyunganira aramubwira ati kubaho ni ukugurizanya, ngwino tujye gusangira natwe turaza mu gitaramo cyanyu. Yabanje kubitekerezaho abona ababyeyi baho bahagaze, nuko adusaba kuba dutegereje gato. Yarahindukiye aragenda, agenda yiruka. Nanjye mbaza Mutoni ukuntu azanyemo ibyo gusangira kandi bitari biri muri gahunda y'ibitugenza. Mutoni arandeba aramwenyura aransubiza ati humura ni njyewe urishyura. Ikibazo nari mfite ni cyari cy'amafaranga kuko leta yari yatwibutse yaduhaye kuri buruse. N'iyo bitaba iyo buruse amafaranga ntiyari ikibazo mu buzima bwanjye kuko umuryango wacu ni umuryango wishoboye. Mutoni yamaze impungenge ansaba kwihagararaho nkaba umugabo nkagabanya ubwoba bwari buri muri njye. Arambwira ati ni gute watinya akantu kiga muri segonderi koko? Nubuye amaso mbona umuntu ari kwita akantu njyewe mbona ni umuntu munini cyane ku buryo nkwiye kumutinya, cyane cyane nkwiriye kumwubaha. Nariruhukije nuko iyo nshuti iragaruka twerekeje muri resitora yari iri hafi. Tugenda tubwira uko yabanje kujya gusaba agahushya ababyeyi. Numvishe nishimye kubwo kubona umukobwa wubaha ababyeyi cyane. Ibyo nari napanze byose byari byahindutse mu mwanya muto kuko sinari nayigeze mpanga ko ndaza gusangira n'uwo mukobwa. Njye nari nzi ko ari ukugenda nkabaza izina akarimbwira nuko nkasezera. Si ibyo gusa, hari hivanzemo n'ibyo kujya mu gitaramo cya korari yabo. Ibyo byose byari bimeze nk'ibiri kuntungura. Natangiye gutekereza indi mipango y'ukuntu ndabigenza nkabaza izina uwo mukobwa. Nari imeze nk'uri gutekereza ku kizamini cyo kurokora ubuzima bw'ishuri ryanjye. Nari ndi kure mu bitekerezo, abandi bari kurya bishimye. Mutoni yumvishe nari kubunganira mu kiganiro barimo, nuko akibutsa abona sindi kurya ahubwo ndi kugaragura ikiyiko mu biryo. Imibare yambanye myinshi, ndi kwibaza ukuntu ndabigenza nkabumbura akanwa kanjye nkamubaza ni witwa nde? Nyamara icyo kibazo cyari cyoroshye, sinzi impamvu cyari kiri kunyahagiza. Mutoni yarampamagaye ati Kanyamanza uri mu biki? Yabimbwiye ubona yandakariye, nanjye mureba nk'umuntu wari uri kurota uri kure cyane mu bitekerezo. Nuko iyo nshuti iraseka iranserereza ati buriya washanga ashaka kuguruka. Yabihuje n'izina ryanjye kuko yari yumvishe ko nitwa Kanyamanza. Numvishe abaye
Numvishe abaye nk'ahanutse, nyamara we na Mutoni bakomeza kubiseka. Mutoni yabonye nabaye ikigwari kubaza izina byananiye burundu, nuko araterura twembi ambwira iyo nshuti ye ati mwembi muri inshuti zanjye ndetse mukaba n'inshuti za Cyizere, ni byiza ko namwe mwamenyana. Mutoni yankoreye ahari hari kumbabaza, nubuye amaso ndeba iyo nshuti nayo irandiba, ariko ikandiba n'amasoni menshi. Ntegereza ko inyibwira nayo itegereza ko ari njye urabanza kwivuga. Mutoni yabonye rubuze gica abatunze agatoki ati turahera kuri wowe. Mbanza kwitsa imitima ndamubwira nti nitwa Kanyamanza Fideli, iwacu ni Rubavu, nkaba ndi umunyeshuri muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'imibare. Akimara kumva ko niga imibare yahise yishima, nuko arambwira ati uzajya unsobanurira. Mutoni yamutunze agatoki aramubwira ati nawe vuge. Yabanje kumira ibiryo yari ari guhekenya, nuko avuga ari njye ari kureba. Aratangira ati nitwa Nyiramasabato Esperance, ariko iyo babihinnye banyita Masabato. Niga mu wa 5 segonderi, wacu ni Butare. Nazamuye ikiganza nk'uko njya mbona babigenza muri filime, nshaka kumubwira ko nishimiye kumenyana nawe, yanga kucyakira. Arambwira ati utambabaza. Yabivuze amwenyura, ntabwo yari akomeje, nubwo njyewe byambabaje. Mutoni yahise atujijisha aravuga ati ni byiza, noneho tugiye gusangira tuziranye. Hari amagambo abiri atangiza inkuru z'urukundo. Irya mbere ni mumeze mute, aba ari insuhuzanyo. Irya kabiri ni witwa nde. Ayo magambo yombi niyo musingi w'abakundana baheraho iyo bagiye gutangira urugendo rwabo. Twariye twishimye, amagambo yari make nk'ibisanzwe, amarangamutima ari guseka ubwonko bwanjye, kuko imipango yose nari napanze n'inzira zose nari nashushanyije nzi ko arizo ndanyuramo kugira ngo menye izina ry'uwo mukobwa byari byanze byose. Byari byahinduwe na Mutoni abinyuza mu nzira zoroshye, mu gihe njyewe nari nakoresheje ubushobozi bwanjye bwose bwo gutekereza nshaka inzira ndabinyuzamo nkabwirwa izina ry'uwo mukobwa. Twamaze kurya nuko mbongeza n'icyo kunywa. Masabato yaranshimiye, ariko Mutoni ntiyanshimiye. Yakundaga kumwenyura cyane, yari ameze nka mushiki wanjye. Twamaze gukemura ikibazo dufitanye n'igifu, Masabato atwibutsa umwenda tumurimo wo kujya kwitabira igiterane cya korari yabo. Amasaha nayo yarageze, nuko tujya kucyitabira. Nibwo bwa mbere nari ngiye mu rundi rusengero urwo ari rwo rwose, kuko iwacu twari abagatulika b'imbere. Mariya n'umwana we Yezu nizo zari inshuti zanjye igihe nabaga niherereye, ndetse n'abatagatifu bose bari bari kundinda. Mu majwi menshi yari agize iyo korari, amatwi yanjye yari akeneye kumva ijwi rimwe gusa, andi majwi nta kintu yari avuze. Amaso n'amatwi byanjye byose nabihanze Masabato. Bamuhaye mikoro kugira atere indirimbo. Yararirimbye aranezeza, mbona iteraniro ryose ririzihiwe. Nanjye narafashijwe kubera iryo jwi rye. Nabaye nk'uwari umaze igihe kirekire atabasha kumva, nkaba nkize ubwo burwayi bw'amatwi. Masabato yararirimbye, umwuka wera aramanuka. Niba Imana yari iri aho nk'uko bivugwa, izibuka uwo murimo we nuko imujyane mu ijuru. Nyuma y'icyo giterane nahagaze nishimye, numvaga nshaka kongera kubona kuri Masabato, ariko naramutegereje sinamubona. Ijoro ryarinze riza, abantu bashiraho ku rusengero, ntongeye kumubona. Mutoni yaje kundeba mbaza icyo ndi gukoraho, mubwira ko ntegereje Masabato. Mutoni yaransetse, anseka ambwira ko Masabato yatashye. Arangije amfata akaboko ansaba ko dutaha. Igice kimwe cy'umutima wanjye nari nishimye, ikindi gice nari mbabaye. Nari ntashye nabwiye Masabato ukuntu afite ijwi ryiza.
Gusa ibyo ntibyambujije gushimira Mutoni ko yamfashije uwo munsi wose, nawe agenda ari kunserereza ambwira ko ntazi kwihagararaho. Twageze ku Kibahima dusanga harafunze, nahamagaye Cyizere ambwira ko yagiye mu gitaramo cya groupe iki n'ikinamico muri kaminuza. Mutoni yahise ansiga agenda yiruka ambwira ko agiye kwirebera umukunzi we bakaba bari kumwe muri icyo gitaramo. Nasigaye nicaye aho ku muryango numva ubwoba mu mutima wanjye, nkumva sinzi ibiri kumbaho, ariko byose bigasunikira ibitekerezo byanjye gutekereza kuri Masabato. Ijwi rye, inseko ye ndetse n'ubwiza bwe byari bitangiye kwimura imibare mu bwonko ari we ntangiye gutekereza. Urukundo iyo ruhari ntabwo rutinda kumunga umutima, nubwo akenshi amarangamutima yacu aba arwana n'urugamba rwo kurusubiza inyuma, ariko twisanga bitari mu bushobozi bwacu kuko si twe tugena abo duhura nabo, abo tubana nabo ndetse n'abo dukundana nabo. Ibitubaho muri ubu buzima tubiterwa n'abantu baba baraje mu buzima bwacu tutazi inzira banyuzemo, ari nubwo ugerageza ukibuka umunsi wamenyaniyeho n'uwo muntu ukuri hafi ukabona nta gakuru gasekeje, ku buryo iyo ukibutse nta kindi ukora uretse kwiseka. Iyo amahitamo yo gukunda aba mu biganza byacu, sinari kwemerera uyu mutima gutemba usanganira Masabato. Iyo aba ibiganza byanjye ari byo byabumbabumbye uwo nzakunda, nari kumubumba ntase nka Masabato. Iyo aba uwo munsi wo guhura nawe utarageze, simba ndi kwandika aya maganya, simba ndi kumuririra ningingo urupfu ngo rumugarure. Iyo menya sinari gutera intambwe nk'izo nateye kugira ngo akunda nkundi. Iyo menya ko uyu munsi uzagira, sinari kwemerera uyu mutima ko umukunda, ahubwo nari kubaho ubuzima bwanjye bwose ntarigeze nkunda. Ibizana impinduka mu buzima bwacu ni byinshi, ariko urukundo ntiruhindura ubuzima gusa, ahubwo ruhindura n'icyerekezo cy'ubuzima. Urukundo rugera no mu mateka rukayahindura, nirwo rushushanya ahazaza hacu, rubikora rutabanje kutugisha inama n'imwe, ahubwo rwo rwifatira amahitamo rukatwerekeza iyo rushaka. Nagerageje gukoresha ubushobozi bw'ubwonko nari mfite kugira nshire urukundo mu murongo wanjye, ariko byaranze. Ubu ndi kwemera ko ndi ikigwari kandi ndi umunyabyaha, kuko nemereye urukundo rukayoba, rukaba rugejeje ubuzima bw'uwo nkunda ku iherezo. Mu byiza byose biri muri iyi si, nta kintu na kimwe cyigeze kinshimisha nk'ibihe nagiranye na Masabato. Agahinda n'intimba twanyuranyemo byose byahindukaga ibyishimo, kuko ibiganza bye ntibyigeze biri kuri byanjye ngo antererane. Ndavuga urukundo nzi nabonye, nubwo nta mahirwe nagize yo kururambana. Urukundo rwanjye ntirugiye kuko runyanze ndetse ntirunsize kuko mbishaka, ahubwo ni inkuru zo kwizera zazanywe na ba Rugigana zibiteye. Ikinamico yo muri kaminuza yararangiye, nuko abari bayitabiriye barataha. Mutoni na Cyizere batandukanaga ari uko mu gicuku hasigaye inyenyeri imwe. Bangezeho basanga nicaye ku muryango, ibitekerezo byantwaye, ndi kwibuka ijwi ndetse n'ubwiza bwa Masabato. Nibo bankuye muri izo nzozi nari ndi kurota ndi kureba. Cyizere yabanje kumbaza impamvu ntagiye gufata urufunguzo, mbura igisubizo, nuko arafungura ndinjira. Ibya Mutoni na Cyizere byari bisekeje, gutandukana kwabo kwarabagoraga cyane. Cyizere yaherekeje Mutoni amugeza aho ataha, Mutoni agahindukira nawe akamuherekeza, yamugeza kuri geto yacu. Cyizere akabona ko umukunzi we atagenda wenyine, akongera akamuherekeza. Bakaguma muri ayo, kuko hari n'igihe saa sita z'ijoro zabasangaga mu muhanda bombi, kandi urugendo rwo guherekezanya barutangiye nka saa mbiri. Urwo ni rwo rwari urukundo rwabo.
gusa igihe cyarageraga bagatandukana ariko telefone zahitaga zikemura icyo kibazo. N'ubundi Cyizere yangeragaho ari kuvugana na Mutoni. Nari narapatanye akazi ko guteka nijoro kubera uko guherekezanya kwabo. Ijoro ryose, iryo joro Cyizere yasanze ntigeze nteka, ahubwo nicariye ku buriri ndi kwibaza impamvu natandukanye n'Amasabato ntamwatse nimero ye ya telefone cyangwa ngo mufate agafoto abe ariko nzajya nirebera. Nagiye kuri Facebook nandikamo izina rye ndashakisha ndongera ndashakisha ariko sinaribona. Nagerageje guhina izina rye ariko biranga bibi by'ubusa, mbura isura ye kuri ubwo bubiko bw'amashusho. Imyitwarire yanjye ntiyari isanzwe, nari ntangiye guhinduka kuko sinamaraga umwanya munini ndi kureba muri telefone. Cyizere yabonye uko hari ikibazo nuko asaba Mutoni ko yaba amuhaye umwanya akabanza akamvugisha. Cyizere yakubye telefone aranyitegereza, ambaza ikibazo nagize, musubiza ko ari ntacyo, arakomeza arahatiriza. Nuko ndamubwira ndi kumva ibitekerezo byanjye byacanganyikiwe, ndi gushaka gutekereza amasomo nkatekereza Amasabato. Nabivuze ntuje. Cyizere abanza kumwenyura arambwira ati ubwo wamukunze. Nahise nseka kuko nari nzi ko ibyo byo gukunda umuntu bitambaho. Nyamara Cyizere ntiyarambeshye, byari byo. Nari ntangiye gukunda Amasabato, yari intangiriro y'urukundo rwacu ariko ari n'iherezo ry'ubuzima bwe.